Fly Rwanda. Incredible news, politics, sports. We on top. Fly TV Rwanda. Basuze cyane mbifuriza amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza. Byakomeye byahinduye isura. M23 kugeza magingo ya imaze kwigarura noneho ibirindiro bitanu. Shuti zanjye imaze kwigarura ibirindiro bitanu. Yes, mu kanya gato ya nibwo tumaze kuvugana na bamwe mu batumirwa bacu na bamwe mu banyamakuru bacu bari muri aka karere. Ubwo nyine turavuga kana Kivu bamaze kudutangariza yuko iyi M23 imaze kuba yakwigarurira ibirindiro bitanu ndetse binayihereza amahirwe yo kuba yakwinjira neza cyane mu mujyi wa Goma. Ngibi birashya bishyira iki? Umuyobozi wa M23 Lawrence Kanyuka yabashe kuba yaganira n'ibinyamakuru bitandukanye atangaza ko rwose Kongo cyangwa se FARDC ndetse na MONUSCO SADC ndetse n'ibindi bimaze umwanya utari mutoya cyane birasa cyane amasasu menshi y'urufaya yerekeza kuri M23. Gusa nanone ngo nta kintu kigeze kigerwaho dore ko bafite ngo tekinike ndetse na tactique nziza cyane kuri iyi ntambara barimo bararwana. Uyu muyobozi Lawrence Kanyuka kandi yakomeje avuga ati rwose FARDC ndetse na Kongo muri rusange bati niba badashoboye kuba batuza ngo tuganire gatanu ku kandi ati turi ready yo kuba twafata n'utundi duce twinshi dutandukanye tutari ako ngako barimo baravuga ngo ni Goma gusa, kubera ko iyi misozi nyine itandukanye irimo nka Nyundo, iyi misozi twakomeje tugenda tuvuga irimo ku mabere y'inkumi, Kibumba ndetse na Madimba. Utu duce dukomeje kugenda twigarurirwa na M23. Ibingibi rwose bikomeje kugenda byerekana ko igihugu cya Kongo rwose gikomeje kugenda cyitabaza abasirikare batandukanye. Kugeza na n'ubu rero ikindi kintu gishya twababwira nuko MONUSCO yamaze noneho kuba yashyiramo ingamba, yamaze kuba yakongera uburyo ndetse n'imbaraga z'uburyo irimo irarwanamo, dore ko hashize igihe kitari gito nko mu makuru twababwiye kare y'uko MONUSCO yari yamaze kuba hakorwa imyigaragambyo yakozwe nyine n'aba ngaba na bamwe mu baturage abo muri muri iki gihugu bagoma bavuga bati MONUSCO ni ikirimo irafasha. Yes, ubu ngubu rero ibirindiro bitanu bimaze gufatwa, abaturage bakomeje kugenda babipfiramo. SADC gusubira inyuma iracyabivugaho gusa byabuze kibara ndetse nuko biri bugende. Iyi ni Fly TV Rwanda turiyo. Yes, abayobozi ba FARDC, abayobozi ba MONUSCO ndetse n'abandi benshi cyane kugeza ubu ngubu umuriro watse. Banyarwandakazi umuriro watse, aho rwose kugeza ubu ngubu Kongo noneho irimo rero ikavuga iti abasirikare bo muri iki gihugu cy'u Rwanda ubwo baramo baravuga bati RDF ishobora kuba iri inyuma y'ibi bintu. Gusa nanone ubuyobozi bw'u Rwanda bakavuga buti mukomeze mu rwane mwifashe dore ko mwanze umusada w'igihugu. M23 reka tubahereza ishusho y'uduce n'uburyo imirwano yagenze mu gahe katari gato kanini gashize. M23 nyuma yo gufata utudusozi dutandukanye, nyuma yo kwigarurira ibirindiro bitanu byose bitandukanye, ese irimo irakura imbaraga hehe? M23 izi mbaraga zikura he nyuma yuko iri kuhangana n'ibihugu bikomeye cyane? Yes, nukuvuga ngo M23 yarwanaga iri ku musozi wa Nyundo, ahantu hihishe hitaruye ndetse hagaragara neza, bigaragara ko bari barapanze gahunda neza. Ndetse nanone FARDC yarwanaga iri ku musozi wa Kanyamahoro, gusa nayo ifimira roha ibitwaro ndetse n'amasasu menshi cyane aremereye iyerekeza kuri M23. Gusa nanone nibituza ntabwo intambara ituza, hahiye umuriro watse muri Kongo, ibintu ntabwo byoroshye. Ese ibingibi birashya bishyira iki? Birashya bijya he? Ibingibi byose ni kuri Fly TV Rwanda, wamakuru
kurara kugeraho kandi 5-5. M23 iri strategique ku ntambara umusozi wa Kibumba, Madimba, ndetse no ku mabere y'inkumi, aho hose harimo haragenda hafatwa. FRDC irabivuga hiki, Monesco izanye zihe mbaraga, Sadek irimo gufasha iki muri iyi ntambara, FDLR ihagaze ite? Ibi byose Fly TV Rwanda turiyo kugira ngo tuze kuba tubageza amakuru 5-5 yuko intambara ikomeza kugenda imera. Gusa FARDC ntabwo ihagarara, FARDC ikomeje kurasa cyane kuri M23, ari nako M23 ahubwo yo ubwayo irimo iragenda igaruka yifatira utuduce ndetse n'ibirindiro, gusa iri hafi kwinjira muri Goma. This is Fly TV Rwanda. Wow.